promotinzi ibyagucuwari byawe ngo pronong izingizi ngo zageze ukumva rega ngo turagushima nta muntu gushima nta n'umuntu uri proud yo kwandika bavuga ngo ndi proud of Rwanda ngo ni ngo aturuka mu Rwanda cyakoze akazi uzazunguza ubwo bubuno nejo kizunguze ejo bundi kizagitonyoka sheri nanone twongeye tukote twicara hano tukote kandi barajuga ngo actually ngo nakoze bibia uziko n'abantu bamwe na bamwe babaje ngo nakoya ngo bafashe ibinure byo mu mutwe ngo babishyira mu mabere ngo bafata n'ibindi bya hano mu mitsi tekereza ngo babishyira ku kibuno ngo kugira ngo ntere neza arahandi wibagiwe ni gato uzagerageze bahatubure abantu bakuvugaho rero ibintu bigacikirana ubwonko nibwo wakabaye waragumishije ubundi bagashakira ibinure ahandi ibinure bakongereye ku kibuno no mu mabere babishakiye mu ubwonko burananuka ubyibuha amabere ubyibuha n'ikibuno ubwo se urumva ibyo bizakugeza kuki niyo mpamvu nta bwenge ugira ibibuno byawe byose babimaze mu mutwe barabizana ngo bari kubitera ku mabere ngo no ku kibuno uzi ibyo bizakugeza kuki aha dore nzaga umukone thank you gihozo mwibajye ko nkandaho ngiye kwigendera ana videos nago yabihesha gute se afite n'umwanya wo kubihisha afite umwanya wo kuza kubeshya abantu gusa barancuruje nibura umubyeyi twamwumva tukavuga ati yacitswe erega no kuri yiri umugore wenda wabyaye twavuga ngo wenda nawe yabishakagaho gatoya wenda abakeneye abantu bamuganiriza n'umubyeyi turamwumva ariko wowe uraje aho ngaho uvuye gukina ibiporono biragusagutse ubonye nta munyarwanda uri kugufana ubonye byahombye uraje ujye kudukina scam ngo bagize iki baba baciramo basi byibura wagiye utwubahisha nk'abanyarwanda ukagira nyine ukajya uzana utuzi dukeya bagenda bacwiramo biriya bicanwe nabyo bigira ikibazo akuka karazamuka kakora ku bwonko kasanga n'imitsi yo mu mutwe baramazemo ibinure bigahomera ku murari bacwiramo wajya kubona ukabona yumye ari kuvuza induru yumagaye ubunwa bwumye zapfungwa n'uzamfireho n'ubutaha oya ushize ntabwo washyizeho iyi niyo badatekereza neza ntabwo ashobora ntabwo bishoboka yatekereza ate amacandwe atera infection ubundi n'imitsi byose barahubuyemo umuntu agasigara y'ikiwerewere mwebwe mukamureba inyuma ngo amabere arabyimbye ngo amabuno arabyimbye aho none abataka mu kinyarwanda waje ngo my god ubunwa bwumye nuza ubutano ujye utaka mu kinyarwanda ujye unakora n'ibyo abanyarwanda bakora icyo kibabaza icyo nicyo kitubabaza wagiye uvuga ni ororororo ubundi warangiza ugashyiramo cyangwa uzagure n'imiti byose ujya urundamo biriya bintu byawe biradusebya ngo none ejo bundi nabonye barakoze match ngo y'abanyarwanda ari babiri bose bari kumwe umugabo wundi niba ari uturuka hehe muri Nigeria niba ari South Africa bari babiri bari kurushanwa bakizeho ngo match yo mu South Africa na match yo munyarwanda kazi please bakajya gucwiramo kandi mu South Africa nabonaga yagerageje we turi gupfa kuza nyine tuza dushyushye nibura we kari kukaranga kari kudusebya ubu twica buretse gatiya buretse mbere yo gukomeza nshaka manzo mve kano kantu buretse gatoya ibo nge nayirebesheje amaso iriya niyo bita gehinomu nagiye mbona imihora myinshi nabonye umuhora witwa ishanga rero niba twavuga ngo ni ikibuti kiriya niba twakita igiki icyo nzi cyo gusa buretse ongera mve n'uyu nguyu Umvisha video yasohotse y'umukobwa witwa Kirabo Kisitu y'umusuwagiye wenda ibyo reka tubyo ariko mbega urugo uziko wajya mukabyina mwa Jesus noneho iyo nabonye ntago ari ingiye iyo none hitumye mahamuka Yesu we toka uziko ndi kwikanga mu dayimoni Nyirancyura wa Nyayikivu ashobora kuba ari nyirakuru uriya mukobwa
abandi bati ni umuhora wa horumuzi abandi bati budiho burya uva mwitako nta kuntu n'ubundi ari amataye yaburamo isoko ya Nile abandi bati turemeye noneho koko Nyabingi yaturutse Bugande. Rero nyuma yo kukumvisha abo bantu ikintu nagira ngo mwumvishe fresh nimba nawe utarabona ino video bro ewana ukaba uri muri bantu rwose bakiraho ngo basiketa ugomba gutunyandikira kuri nimero yanjye ngi uri kubona kuri screen yawe 0793347225 ino nimero kabisa nyandikira kuri WhatsApp nawe ngugezeho nkwereke ikintu bitumuhora hormoze bro hano nanjye nayirebye mpita nyamanika we nyandikira nona direct shira umuco bazaba bajya ngo natwe twese niko tumeze abantu bakuvugaho waza ubu tuba twarabuze ahantu tuguhera wanangiza waza ukavuga ibintu ko tukakwihorera nibura nura mu South Africa buriya naravuze mana yanjye kubera iki badushyiriyeho idarapo koko n'undi munsi turakwiyamye ku idarapo ryacu unakoze BBL ngo nabagishije amabere ngo ukumva ngo ibyo ni ibintu umuriya mu South Africa watumye dutsinda kandi abanyarwanda nuko twebwe tutajya muri biriya bikino byanyu abanyarwanda kazi turakubiye kagiye kishyize imbere ngo kagiye kuduhagararira uragiye ugiye bajya baciramo ngo barebe ko byakwigira imbere kakwinjira umuntu yakuvugaho ngo abantu ngo bakuvuze ngo byacitse ngo urabakorera ku mufuka ngo biragenda gutya ngo nago ngo wajye kurega uzagenda urege turebe ko ibyo bintu bitariho biri oya njye kuzireba gusa kuko nago mba ngomba kureba ibintu by'abanyarwanda rega ahantu bigeze ku mpande zose uri kubyo twiteje imbere mu bukungu twiteje imbere muri customer care kwakira abashyitsi neza twiteje imbere mu bakobwa beza dufite abakobwa beza pe mba ngomba no kujya kureba na biriya bindi niwe mukobwa wenyine tugira ukina porono muri iki gihugu mba ngomba kujya kureba n'izo game nkafana nkakurira nanjye mujya muza kumfana ndi mu makoyini mba ngomba no kugenda nibura nkahagarara ninde umunyarwanda ariko wagerayo ngo South Africa ngo visi Rwanda kwa kundi bashyiramo akantu ko hagati ngo visi Rwanda bagashyiraho intuze yacu idarapo ryacu bamushyiraho kajya kubona mu kanya bacwiriyemo uwo muco wawukuye hewe nindo wabikubwiye ko ibyo bintu mu Rwanda bihabaho wangegera akazi abantu bavuga ko Gashumba Kanyoko ngo kaki ubwo bwose narabuhaze gende hano ngo nkubwire nk'umubyeyi nkugira inama washize isoni washize amanego nk'amanyo y'inkoko bandi hano ngo nkugire inama ariko nushaka kunyumva urahonga uzi ngo ndakwanga nago nkwanga bangira ngo ubutaha tuzatsindira game bangira ngo nibura tuzatsinda ariko ntiwumva ubu wanyishyizemo ngo ndakwa ntago nkwanga pe aho yanago nabirakariye ahubwo se nabirakariramo ni gute u Rwanda rwatsindwa ndahangaha kandi nta n'ikintu nanabikoraho ngo nje nanjye kubakinira ngo mbahagararire sanga u Rwanda ruratsinzwe ndaho ngaho nasamye ndi kureba mundabara nta kuntu bitambabaza pe noneho rero naza no kubimuganirizaho ugasanga narakaye nese ubu nakora iki ajye mbihorera ntago rwose ntago mba nishimye ntago nabyishimira kubona mugenzi wanjye atsindwa I'm proud of Rwanda. I'm proud to be Munyarwanda. Uzagenda nukuri ahubwo twege tugomba kumurega kubera icyo duhagararira akadukora ibintu nka biriya akumagara mu kanwa hehe hose akumagara mu gihe nta mazi ufite turakwihakanye ziragiye mu gishaka andi madarapo ushyiraho turakwiyamiye n'undi munsi ziragiye mujya gukina ngo Rwanda ngo visi ngo ntuze batangira gushyira habe no gutaka habe no kugira iki wangiza ukajya no gutaka mu byongezo wajya uvuga neza ukavuga mu kinyarwanda nta tuzi nta warangiza ngo abantu barakwanga turakwanga se turakwanga tugushyire n'ubundi ko nyine ngo numufana ukomeye ku buryo mfana na porono mba ngo ariko se gukimaye ngomba kujya kureba ibintu by'abanyarwanda
ubutanu ujya gukina zira game ndakwiyamye no ku munota wa nyuma ntukajya ushyiraho idarapo ryacu zira porono zawe zira game zawe ujye ushaka andi madarapo ushyiraho ntago turakwiyamye ntukajya ugenda gushyiraho ibyo ari amadarapo ngo ibindi bihugu bidutsinde kandi ari wowe wagiye gukina ubundi abakinnyi bararyama bakaruhuka ntago bakina game yose ntago bakina imikino yose kandi iyo uzi ko uzajya muri shampiyona urabanza ugatuza ntago wongera gukora buri munsi uvuye kudandabirana ngo ugira ngo ubone ko wabona utugutunga ugiye urifashe ngo ugiye muri game nta n'imyitozo utabanje no kuza kungisha inama urifashe urashoreye n'urutwe n'ubuguru bumeze nk'ubw'intuze ngo ugiye muri game y'abanyarwanda ngo muri porono utabanje no kugisha inama bakuru ngumva ngo tuzicaranga ngo tugushyigikire ntago ndimo bazagushyigikira mata ahubwo isoni zirakwishe turakubwiye tukwandikiye muri comment ngo ibi bintu ntago tubishaka ibi bintu uri kudusebya ibintu uri kugira iki ubirakariyemo bose hari ibintu nujya ujya gukina izindi porono ujya ubanza uzugisha inama vuga uti turakubita muzenguni ni hehe bituruka biragenda gute biragenda gutya ubutaha uzungisha inama nkubwire ngo bigenda gutya mukobwa wanjye guhesha n'umugisha wa kibyeyi baragenda guhenagurika utazi ngo n'igihugu cyapfuye n'ikindi ukadutsindisha aba South Africa niba ko bari aba South Africa harya ya game twabonye ya porono ya ntuzi ya nzakiba kwiza ni aba South Africa cyangwa nawe n'aba Nigeria ni aba South Africa ntago nagiye kure zimo ibyana bikubiye icyo kiki South Africa wabonaga kimeze neza pe ubu butano ujya gukina amarushanwa ujya uduhamagara nk'abanyarwanda tuguhagarareho naho ibintu byo kuza kuturarika ahangaha icuwari se n'ibiki icuwari ngo ngewe ngo buriya icuwari ngo ibihumbi 10 by'idolari nubwo baguhemba uba wadusebeje Kigali warangiza rero ngewe nakuvuga ukajya ku gasozi kubwejagura uzabwejagura se ngewe nkire hehe ujye ubanza ukubite nk'ibipirimusi nka 2 nurangiza unywe n'amazi ahagije ukoreshe na gombo ujye wicara no mu mugombe ugendo kandi ujye ubanza ubisengere urambike ikiganza uvuga uti ndagiye muri game undwaneho Imana nayo yaragowe ako se ko yakira n'ibicucu byose batubwiye hano kuri Instagram ariko hariho link mugende niba yitwa yariyise none yakuyeho Isimbi ashyira ngo niba ari rugusiravu ngo niba ari gusurveri sinzi ibizina yiyise nyine yabonye nyine bitavamo yabonye amaze gutsindwa abanyarwanda turi kumwandagaza muri comment turi kuvuga ati reka iyi game wayakinnye nabi udutsindishije ni regisi yitwa nde regisi ruvu tell her what to do make you think what you're opening to matter reka kubwirisha gura hano nta muntu kuza hano ntabwo tuvuga ibyongereza ngo regisi nako ive nese yitwa ngo ukiri anuzeye apana ruvu regisi ruvu sigumana se ko muri kwandika regisi ruvu oya kuriya kuntu yitwa kuri Instagram ubu sima ndi kugutwikira uzongera udusebye kigera kasi ngo mwabigize pasono ngo mwababaye ngo mwabigize pasono tutabigira pasono uramutse sheri ndetse tutabigira pasono com muce mwandika Rwanda acaza Yesu we ibyo rero nibyo bimbabaza uragenda nyine ukandikamo ni xxx ibi bintu ndi gukora hano muri gutuma namamaza bino bivuna muheto ntago byemewe kuko ari nk'umwana ushobora kuba ari kutureba utarageza imyaka 18 ugasanga agiyeho kandi kuri porono utari tuzuza imyaka 18 ni ikibazo pe ninde wakubwiye ko twese tugukunda attention akamanze nkwereke ko ukeneye attention yanjye hano ntago ndi bukuvuga ahubwo ndaguhanya ko nkuboroke wa mwako ito kitumye nshira muri telefone yanjye ibingibi ni ibimwosha nabyo bitakunnye nkawe bigenda byumagaye bacwiramo
ntimukankunde ndetse mwankundaga ngo mumpeke urabona no kunkandaho bitabananiye tumye nanjye nshira muri telefone yanjye sike ucwira kandi dore mu mahanga tubwire twera amaso mu mahanga se biremewe kubireba naba mwamamarije kandi njye nanga hano ukuntu mvu nago namwamamaje abanyarwanda nta mikino rega abanyarwanda nta mikino buriya wakora watukana ukagira iki bagapfa kugerageza guhengekereza ariko umuntu wagiye gutandarika kandi uze hariya deza Isimbi muze inbox mbatema ngaho nyumvira ibyo azabivemo asa nabi n'umwanda nta nubwo bakurura rwose ntagakurura abantu pe uzabivemo biriya bintu ushakira udufaranga ushaka agashoro uza ariko wicururize n'ushaka n'uzajya mu by'imyenda uzaye wicururiza udukweto uzaze ucuruza udukweto hano downtown ndayamamarije urumva ucuruza udukweto nk'abandi ujya urya utudodo kandi kugira ngo ubigire simbi nta modoka agira koko bose byamumariye nta na kimwe agenda n'ubuguru agenda n'akamoto aba ari kumwe na Gikeri niwe wakumagiye rero what make you think your opinion matters aha ntago yabishobora yabivamo asa agakora iki umuntu wamenyereye kugenda azunguza ubuntu ngo abantu ngo baguhe ngo sha aho kugira ngo nzapfa urwo ngurwo isi nzapfa gutya ntago nababaye Gikeri we uriya we no mutagurwa bana na Gikeri ibyo iyo ahora na Gikeri ahantu hose babari bamwe mukaza ngo Gikeri ngo yicuruza ibyombo arararara umuntu uzajya ubonana na Isimbi yemeye kubivamo ntawo tumufasha nabivuyemo twamwakira rwose naho ubundi cyakoze buriya Jackie nubwo ari ikigori ryari ibintu atinjiyemo mami kamari ibintu atinjiyemo pe ngura Gikeri mu bwonko ibaze gukoresha ikibuno ariko nta kamodoka kwa gukoresha ikibuno nta nakazi ubwenge we ibintu uretse ko babimaze thank you iwe iyi ni manigani iciye ha ninde umaye manigani iba nta muntu nkanzi wo kanimanikira nta hati imiziri hano ize ko wanyirengagije ndakuzi se ahubwo agiye kubagisha afashe ngo miliyoni zingahe biriya bintu byo kubagisha ikibuno niyo miliyoni bingahe ngo none harakwica narakubwiye ati ahubwo wowe yamvuze nge nzamuhereza nzamuvugaho mpaka drafo n'amabere ibaze miliyoni enye ariko uri ikimara wa mukobwa ujya kubagisha ikibuno na miliyoni enye ziko wakongera ibyiruka buguze akamodoka ugenda erega bari imodoka ntago wanayicaramo gutyo gusa iyo byanze uragenda ugashaka n'abantu utwara abashuti bawe ugapfa kubicaza mukabwa ataye mwari butegeshe mu yami avuge tumuremere ajye kugatara oya nazakora gataro azavuge tumuteranyirize nk'abanyarwanda ko nta muntu mwishimiye tuguteranyirize nk'abanyarwanda uzucuruza udukweto cyangwa dusakoshi kandi abantu babigura uve mu guhenagurika mu myoyo kuri uve kwanika imyoyo kuri ya pe bya bintu wapi ubusedisi byamumariye iki na kimwe birasa ubundi bimariye iki kariya biraro imivumo ya satani nta kintu na kimwe byagufasha rwose uzareba ko ari ikintu akuramo ejo bundi bizaba biriya bibuno byahengamye agenda yongera ajya gukoresha ahandi yasubirayo n'utwo yari afite dushira kandi ujya umenya ko ariko no ku muntu aba ari gusaza se ko numva future ye nyinjiyemo neza nyirangije ese aya asambanira yayashyize he yagiye kuyabagishamo ikibuno yazi ko niyibagisha azaba atwika none yarahombye byanyu rega ntago bihera bose nakubwiye uzajya kura giti mu jisho uriya giti mu jisho byatangiye guhengama kimwe cyamanutseho gatoya akanyama kamwe karamanutse ikindi gisigara gihagaze hejuru rindiraho gatoya wowe uzabireba uzi ko mureka mbabwira ikintu kimwe
nubwo nkunda kuburaga ariko tuba twiganira dutebya, ariko mujye mureka ukuri gushira mu biganiro. Mu myaka 10 izaza tuzaba twicaye abantu, tuzaba dufite abantu bicaye hariya bari kuri kamera bari kuvuga ngo tubateranyirize kubera ibibuno bagiye. Se byagenze bite? Nta kibazo gihari. Abantu bicaye bari kuvuga ngo tubateranyirize kubera ibintu byabo babagishije. Ite mu jisho uri antuza akanyama kamwe karamanutse, bari hafi guta ibyi agenda atibyi agenda ata akabumba. Gikeri we yaguze akamodoka ka make ubagiye kwibagisha isura none ahire rimwe. Nibure nawe ite mu jisho cyarahengamye asigaye ahora yambaye amakanzu ataratse. Azasubirayo se babage hehe? Erega buretse mbabwire n'amabuno yacu asanzwe bisanzwe hari igihe agera akamanuka y'imyaka igenda yiyongera amanuka noneho biriya bahomye rero ibyindi rivamo utabizi irindi rikavamo utabizi kubera imitsi baba barabaze ibitangiye kwisubirana yiri kwivumbura utambika ikirenge. Ega gasho biriya bintu biramagira nta gashobora gutera biramagira pe teramo ikiraka bafite se ikiraka bazateramo dore ngaho yambaye aracyambara udukweto tugize udukanzu dutaratse. Ntago namuvuga nta kintu mpfa nawe. Uzagurisha ikibuno ugura ubwenge sheri byonyine kuza hano waruje kurutanga ngo barangurishije waruje kutwihera ngo duseke tubone n'ibyo tuvuga. Umuntu wirirwa hari tubona bari kugucorogotoramo ibiki n'ibiki urumva ibyo bintu twabyemera. Genda utibyi akabumbe kamwe bakubwira ati garuka uyayore amatisa gake atako kantu k'umukara utaye nagake kwako imitsi y'ikibuno yagera ikisubirana sheri bigasumva tapu zawe nke timujisha yacyambara agakanzu kageze bataratse ntacyo azagaragara. Ntago mbyishimiye nayumvisha indirimbo bakoreye iminkanyari nuko nta ndirimbo mfite ngo nta yindi telefone mfite nguri byi mu bwonko. Oya nubwo azagenda atibyi bajya bamubwira ati garuka uyore ejo bundi ugeze ni kera ibisebye twe tuzi ko bizaba ukuntu yazaga none ejo ndi yaravuze muri mukabona abantu babaye Burayi ngo mugira ngo ni urukundo ngo tubayeho neza gicucu gusa ariko ibirayi muharya iki ugize Imana wagenda neza ariko utabonye kugenda se wapagashirije hano mu Rwanda abantu bose bazakwange cyangwa bagukubita indese unkubita indese unyanga aruko ngemba nivugira ibintu niboneye bakanyanga. Ubu se ko Shadibo twamwumvishe hari umuntu uvuga ibintu muri societe hari impamvu bawabizanye kuri social media niyo mpamvu tuba tugomba kubivugaho ukabitega amatwi nibura Shadibo dufite ihengekerezo. Ariko wowe sha anga afite umugabo wamukoye indese wamukoye kawe nibere uyu uzaba utima igende sinzandi kumwe nawe mama we ubundi isararanga bizashi kwa Gashumba shadari naturere niyo yaba atari naturere ntabwo turamubona ajya gukina ibiporo na henuka. Ibyo bamubeshyera byose twaravuze ngo ibyo bamubeshyera byose ntabwo tubyemera kubyo. Umva mureke nimanukire mwanze ku nkandaho. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp iri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emerine, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine muzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 0793 14 17 225 ubundi nziguhereze tu.
ubundi ukande subscribe ubundi turye shorts go duhurire kuri WhatsApp kabisa ubundi ngutemo.